Nshuti zacu abakunzi ba Channel ya Bonisi TV ndabasuhuje kandi bifurije amahoro muri Kristo Yesu. Ngiye kubashimira ko mukurikira ibiganiro byacu aho muri hose, abadukurikiye muri mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mwese Imana ibahumugisha. Kandi nshimiye by'umwihariko ko abantu bakaze subscribe ku channel kugira ngo muri video zacu mwese Imana ibishimire. Uyu munsi natugukira ikiganiro munyembaza nsenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe mu kiganiro. Turagushimiye guteka Mana yacu, rero kandi urakiranuka. Tugushimiye ko turize iminsi yashize, ukomeze kutwongera iminsi yo kubaho uhabwa icyubahiro. Tugushimiye uyu mwanya waduhaye wo kugana ku ijambo ryawe. Kigo ndagisenye kuba natwe, udushyigikize imbaraga z'Umwuka Wera kandi udushoboze muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Bakunzi bacu rero, nongeye kubashimira ko mukurikira ibiganiro byacu. Shimira cyane abantu badukurikira, baduha ibitekerezo aho muri hose. Imana ibahe umugisha kandi ibishimire. Mu minsi ishize nakoze ikiganiro mvuga ku bijyanye n'ikintu bita ibitangaza cyangwa se umugisha. Umugisha ni iki? Umugisha abantu bawuhabwa ni abantu bameze bati. Twabonye mu buryo burambuye ko umuntu abanza akihana ibyaha, Imana ikamwemera, ikamuhaki, ikamuha wa mugisha. Twabonye ko hari abantu benshi batunze ibintu bita imigisha ariko barabironse mu manyanga, barakoze ibyaha, barabeshye kugira ngo babashe kubigeraho kandi bakabyitirira ko ari Imana yabasubije. Ariko twabonye ko uwo mugisha utanga umuvumo cyangwa se uvamo umuvumo, kandi umuvumo iyo utawihanye uragukurikirana. Uyu munsi rero munyemerere nkuko navuze muri introduction y'iki kiganiro, tugiye kugana ku kintu bita ibitangaza. Ibitangaza by'Imana bitandukaniye he n'ibitangaza bya Satani? Ubwo aho ngahita havuga ikindi kibazo, ese Satani nawe yakora ibitangaza? Mwibuke umuntu witwa Mose, umuntu w'Imana Mose, igihe ari mu Egiputa, Imana imutuma kujya kuburira Farawo ngo arekure ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli busubire bujye i Kanani. Icyo gihe Imana yabwiye Mose ngo nagenda abwire Farawo arekure abantu b'Imana. Ariko Mose aravuga ati ndabwira Farawo, jewe Mose ndi umwana we, narerewe iwe, nirihe jambo nagira imbere ya Farawo kugira ngo yumve ko ari Uwiteka abantu? Tugira ngo ngiye kukwisha ibitangaza uri buze gukorera imbere ya Farawo, hanyuma nabibona araza kwizera yuko ari ngiye gutuma. Icyo gihe Bibiliya ivuga yuko Mose yari afite inkoni mu ntoki, afata ya nkoni irambika hasi ngihinduka inzoka nini ya cobra. Ariko Imana rero ngo ntutinye, fata ku murizo wayo, afata ku murizo wa ya nzoka, irongera ihinduka igiti cy'inkoni. Icyo ni igitangaza. Igitangaza ubundi ni ikintu cyose kirenze imitekerereze y'ubwonko bw'umuntu cyangwa se imitekerereze cyangwa se ubwenge bw'umwana w'umuntu. Ni ikintu kiri beyond our capacity of understanding, cyangwa se ikintu kirenze imitekerereze isanzwe y'ikiremwa muntu. Kubona inkoni, igiti wizaniye waciye mu ishyamba, wakirambika hasi kikaba mw'inzoka, kandi inzoka ya nyayo igenda ifite ubumara, inakurumye yakwica. Ariko Mose yongeye akoze ku murizo wayo, ihinduka igiti, ihinduka inkoni. Icyo ni igitangaza. Hanyuma mu kiganiro tuza kurebamo ibitangaza bibiriyeho iki. Si ibitangaza nibyo kwemeza abantu, ibitangaza nibyo gutwika, ibitangaza nibyo kurya hiti umuntu akabicama bariti ngiye ngo ibitangaza. Ubundi ibitangaza by'Imana by'umwihariko bibereyeho iki? Turi kwibaza ikibazo cya mbere kibaza ngo ese Satani nawe yakora ibitangaza? Byarabaye Farawo abonye ikintu Mose akoze, inkoni yari iri mu ntoki ze ihindutse inzoka, ngo Farawo atumiza abapfumu be, abarozi n'abakonikoni. Abakonikoni n'abantu bakora ibintu by'ubumaji, abamajisiye, ngo baraza bose baza bitwaje inkoni zabo. Buriya abarozi benshi bitwaza udukoni twitwa magic stick. Uzacunge abantu bamwe bakunda kwitwaza utuntu tw'udukoni runaka dutera ukuntu, tudesigninze ukuntu, akenshi tuba turi mu izindi mbaraga kandi za kidayimoni, ku buryo umuntu ashobora kwishyira ahantu agenduka inzoka. Hari umuntu umwe ngo w'umunyamasengesho babwiye ngo aze gusengera ahantu mu rugo rw'uwo mukristo umwe. Uwo mukristo yari umudamu afite umugabo we yaragiye mu mbaraga z'umwijima. Ni inkuru nshaka kwinjizamo mu kiganiro kugira ngo idufashe kumva neza ko Satani nawe kuri ibitangaza. Umugabo yigiriye mu mbaraga z'umwijima, atanga igitambo cy'umugore we, ninjoro akohereza abadayimoni bakaza bagasambanya uyu mugore mu nzozi. Umugore yabyuka akangutse agasanga byabaye, bikamuyobera. Noneho igihe kimwe aza gusa nkaho
agize ihishuriro, ngabona munsi y'igitanda cyawo habamo ngo inkota. Iyo nkota yari kumwe n'icumu, icumu iri ngiri risanzwe rya Kinyarwanda. Ariko umugore akeka ko muri ibyo bikoresho bibiri byombi hashobora kuba hari kimwe kivamo imbaraga z'umwijima zimutera nijoro zikarara zimusambanya. Abanyamasengesho baje muri urwo rugo ngo baraza basenga, Imana ishobora ko munsi y'igitanda ngo harimo iyo nkota, ngo iyo bigeze nijoro ihinduka inzoka, ya nzoka igahinduka umwuka, igahinduka umudayimoni usambanya uwo mugore mu nzozi, yakanguka agasanga byabaye, ariko ya nkota ikongera igaba inkota, ariko mu nzozi igahinduka umudayimoni, ariko mu isi bifatika igahinduka n'inzoka igenda. Nibwo aya masengesho ngo baje basenga muri urwo rugo, bamaze gusenga ya nkota irabura, iradisapiyaringa. Uyu mugabo w'uyu mugore aho yarari amenya ibibaye, amenya ko imbaraga zari ikindi kintu kizikozeho, ngo ahamagara umugore kuri telefone aramubwira ngo abo bantu baje iwanjye simbashaka, ndavuze ngo nsange bagiye. Namo nkumvisha ko Satani nawe ashaka gukora ibitangaza. Aba bapfumu baba kwa Farawo barambitse inkoni zabo hasi, magic sticks, nazo zihinduka inzoka nzima zigenda zimeze nk'imwe ya Mose. Birumvikana size cyangwa se ubunini bwabaga butandukanye bitewe n'uko inkoni nyine yanganaga. Icyariho nuko inkoni ya Mose yari nini, yavuyemo ikiyoka kinini. Abari bafite udukoni dutoya havamo utuyoka dutoya, ariko tuzima tugenda dufite ubuzima nk'imwe Mose yakoze. Mose biramucangagira ubwoba, aravuga ati nacanganye ikintu ndasaze. Nari nizeye ko Imana yanjye ikoze igitangaza, none Farawo abihinduye ubusa biciye amazi. Nawe kumbe yabishobora, akeka ko Imana yamushoye. Ariko byarangiye ngo ya nzoka ya Mose ifashe za zindi zose irazimira bunguri, ngo imaze kuzimira afata ku murizo wayo irongera ihinduka inkoni. Ubwo wakwibaza ngo izi nkoni zahindutse inzoka z'abapfumu iya Mose imize zagiye muri ya nkoni yindi. Ntabwo nshaka kubitindaho, nashaka kumvisha ko udukurikiye, nubwo Imana ikora ibitangaza, nubwo Yesu twakurikiye akora ibitangaza, na Satani akora ibitangaza. Hanyuma ibitangaza ubundi bibereyeho iki? Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana ibice byaho 4. Reka duhere ku murongo wa 46. Turi igitangaza Yesu yakoze aha hantu. Yesu akize umuhungu w'umutware, bukeye yongera kujya i Kana y'i Galilaya, aho yahinduriye amazi vino. Kandi Kaperinawumu hariho umutware w'umwami wari urwaje umwana we w'umuhungu. Yumvise yuko Yesu avuye i Yudaya asohoreye i Galilaya, aramusanga, amwingingira kumanuka ngo akize umwana we kuko yendaga gupfa. Yesu aramubwira ati, ntimwakwizera keretse mubonye ibimenyetso n'ibitangaza? Mbese avuga ati kwirirwa nza ubundi ubwo ni ngombwa? Ntimwakwizera ntakoze ibimenyetso n'ibitangaza? Uwo mutwara amusubiza ati, databuja, manuka akana kanjye katarapfa. Yesu aramubwira ati, genda umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera iryo jambo Yesu amubwiye, aragenda. Yesu ntabwo agiyeyo, ntabwo asenze, ntafashe amazi ngo yamumeneho, ngo yasengera yamuhaye anywe, twa tuntu tutumanevure abahanuzi b'ibinyoma bamaze iminsi bakora mu nsengero bibabana amafaranga, gufata amazi yashyiremo umunyu ngo yahe umurwayi, ngo yasengere, ngo yacucagire mu nzu, ngo birirukane abadayimoni. Oya, Yesu aramubwiye ngo genda wizere umwana wawe ni muzima. Full stop. Yizere gusa, nta bindi, nta zindi manevure. Hakurikiyeho iki? Bukeye bwaho akiri muzima, akiri mu nzira, abagaragu be baramusanganira baramubwira bati, umwana wawe ni muzima. Ababaza igihe yorohewe, baramusubiza bati, ejo ku isaha ndwi nibwo ubuganga bwamuvuyemo. Urumva kuri ya saha Yesu yavuganaga nawe amubwira ngo genda wizere, ako kanya indwara yumvishe Yesu, kongeraho kwizera k'uyu mutware, umwana ngo ubuganga buhita bumuvamo. Bivuze ko ubuganga ariyo malaria, bita malaria uyu munsi. Indwara bita malaria bita ubuganga. Naho na kera yahozeho, ngo ubuganga bwamuvuyemo. Nuko samenya yuko ariyo saha Yesu yamubwiriyemo ati, umwana wawe ni muzima. Nuko uwo mutware aramwizera ubwe n'ab'inzu ye bose. Niyo mpamvu Yesu akoze igitangaza agakiza umwana indwara atagiyeyo.
yagira ngo abo muri uru rugo bizere Yesu bamukurikire. Ibitangaza bibereyeho kugira ngo abantu bizere, nta n'ikindi. Ntabwo ibitangaza Imana yahaye abantu gukora ari ibyo gutwika, kurya amasikise, kugaragara kuri icyamamare ko wakoze ibidasanzwe abantu bagutinye ubundi bakubahe. Oya, ibitangaza bibereyeho kugira ngo abantu bizere Yesu, full stop. Bivuze ngo ibintu byitwa ibitangaza bikorwa mu nsengero n'amadini bidahesha Imana icyubahiro, bidakururira abantu kuri Yesu ngo barusheho kumwizera, ni ibya Satani. Katobe indi nkuru iri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 3. Ni inkuru musanzwe muzi by'uburyo Petero na Yohana bakijije umuntu wavutse aremaye. Reka mpasome ndamera ku murongo wa 2. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bari kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, nuko icyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera, arabandaduka arahagarara, aratambuka yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeho. Uzisomere imirongo y'urukego rwa 11 gukomeza hirya, uzasanga ukuntu iki gitangaza cyatumye abayuda bagira ishyari, bafata Petero na Yohana babashyira muri gereza, abakubita inkoni nyinshi. Ariko ibyo ubwabyo nabyo bituma abantu barushaho kwizera Yesu. Iki gitangaza uyu muntu bari bamuzi muri quartier, yaravutse aremaye, yicara ku rusengero bakamutera bakamutereka nkuko muzi abantu birirwa basaba ku muhanda. Ariko Petero na Yohana batamukozeho, batamusengeye, batamuhaye twatuze, batamusize y'amavuta y'abadayimoni yavuye ikuzimu basiga mu amavuta ngo yayeraye. Siko imbaraga z'Imana zikora. Nongere mbisubire. Baramubwira ngo dufite turakiguha udutumbire. Barategeka ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Igitangaza cyo kirabaye, uwo muntu wari uvutse aremaye arahaguruka, arabandaduka, ubugombambari bw'amaguru burakomera, ajya mu rusengero yitera hejuru ashima Imana ari kumwe n'ababigishwa. Iki gitangaza cyatumye umubare munini w'abantu bizera Yesu, kugeza ubwo abayuda bagize ubwoba bashyira Petero na Yohana muri gereza, babahora iki kintu cyonyine gusa. Rero nshuti mwe rero tudukurikiye, ibitangaza bibereyeho kugira ngo abantu bizere Imana. Abahe bantu bizera Imana? Abatari bayimenya, abakiri mu mwijima, abatari bakira Kristo, abagitwikira igicu cy'umwijima bamurikirwe n'umucyo w'Imana binyuze muri bya bitangaza. Somye mu bitabo byakoze n'intumwa wasanga inkuru nyinshi ba Paulo bakoze basengera abantu, abadayimoni bakabavamo, uburwayi bukomeye bugakira, ku buryo hari aho bavuga ko n'igicucu cya Petero yajyaga anyura nk'ahantu abo ba Paulo. Imana yabashyizemo imbaraga ku buryo iyo batambukaga ngo bafataga abarwayi bakabaryamisha ku nzira aho bari buze kunyura, hanyuma ngo igicucu cy'ababigishwa ba Yesu cyanyura ku murwayi, indwara yose yararwaye igakira. Ibi bintu rero byatumye ubutumwa bwiza bwamamara bukwira mu banyamahanga, bizera Yesu ari benshi barakizwa bitewe n'ibitangaza. Hanyuma tugarukiye umunsi, ibihe tugezemo ibitangaza biracyakoreka. Ese ibitangaza Yesu yakoraga uyu munsi biracyakoreka? Nibuka ko Yesu yavuze abwira abigishwa be, arababwira ngo n'abazamwizera bose natwe turimo, ngo nimunyizera muzakora ibirenze byo ngewe nakoze kuko njya kwa Data. Niko yavuze asengera abigishwa be muri Yohana uhereye ku bice byaho 16. Rero uyu munsi ibi bitangaza biracyakoreka, ndetse abantu b'Imana bariho baracyahari basengera abantu, bya bitangaza bakoreka, hanyuma izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Reka turebe mu mpano Imana yatanze uburyo harimo n'impano yo gukora ibitangaza. Igitabo cy'ibyakozwe aya manamba bari Abakorinto ba mbere ibice 12. Reka duhere ku murongo wa 4, havuga iby'impano z'Imana, impano z'umwuka n'uburyo zikora.
haranditse ngo icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka ni umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimenyetso kimwerekanaho uwo mwuka kugira ngo abantu bose bafashwe. Bivuze ngo impano z'Imana zatanzwe kugira ngo abantu bafashwe, kugira ngo itorero rifashwe, rihumurizwe. Niba uhanura kugira ngo abantu bafashwe, niba ukora ibyo bitangaza kugira ngo itorero ryaguke, n'umurimo w'Imana waguke. Ntabwo ari ugutwika, ntabwo ari stati ngo utwike amasitati, utwike w'icyamamare, umusitari, abantu bakwifotorezeho, bagiye bazi iwawe, ushinga urusengero, baze ukora ibyo bitangaza, ubaka amafaranga, wigwizeho ubutunzi. Ntabwo ariyo mpamvu Imana yatanze izi mpano harimo n'ikora itangaza, ahubwo Imana yatanze izi mpano harimo n'itangaza kugira ngo bose bafashwe. Dukomeze. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga izindi ndimi, undi agahabwa gusobanura indimi. Izi ni impano zitandukanye umwuka wera yatanze. Harimo n'impano yo gukora ibitangaza. Bivuze ngo uyu munsi abantu bizera Yesu nabo bakora ibitangaza. Nawe udukurikiye ufite kwizera wakora ibyo bitangaza. Nta kindi kintu gituma Imana ibikora ikorera muri twe ni ukugira ngo abantu barusheho kwizera, barusheho kwizera Imana, barusheho kuba mu mwijima, bamurikirwe n'umucyo, hanyuma bakizwe, bazarokora ubugingo bwabo. Uyu munsi rero tugaruke. Ibyo tubona mu nsengero bisa n'ibitangaza ni ibinyoma by'abadayimoni n'ibihimbano bigamije kurangaza abantu, kuko ibyinshi usanga bidashingiye kuri Bibiliya, kandi n'intego yabyo ntabwo ariyo gukiza abantu cyangwa se gutuma abantu bizera Imana. Amadini menshi yadutse mu minsi y'imperuka, uzasanga abantu bashidukira kubera ibitangaza ngo bikorerwamo. Hari abantu bumva ngo bakora ibitangaza, basengera abarwayi bagakira, abantu bakajyayo kandi hanze abantu batagangajwe n'uburwayi butandukanye bw'abadayimoni, amakanseri n'ibindi bitandukanye, abantu bakabirukira bazi ko ngo bari bakiza indwara, ariko ni agahinda gasaze, ni amarira adashira, ntabwo babakiza, ahubwo babongeramo n'ibindi. Niyo mpamvu wowe udukurikiye ukeneye kwizera Yesu. Ntabwo impano y'Imana, ntabwo imbaraga z'Imana zifashisha utundi tuntu ku ruhande two kuzunganira. Nagiye mbikomozaho mu kiganiro. Hari aho usanga bakubwira ngo akira tuguha amavuta, ngo bishop aguhaye amavuta, ngo yakuye muri Isiraheli, ngo amavuta ngo yaherayo, ngo ujye ngo uyasengera, ngo uyasige umurwayi. Ariko imbaraga z'Imana zikora. Bakakubwira ngo hari ahandi hantu ngo Yesu yasize ngo intumwa zasize ngo amavuta abarwayi ngo barakira. Ntabwo izo mbaraga z'Imana ariko zikora. Abana bakubwira ngo ufata amazi ngo twavomye ku mugezi wa Yorodani muri Isiraheli, ngo umukozi w'Imana yasengere nk'umugisha, ngo ugende uyasengere ngo yahe umurwayi arakira. Ntabwo ariko bikora. Utu tuntu twose rero bagiye bahimba ku mpande ngo tugamije gupfobya imbaraga z'Imana ndetse no gutwara ubugingo bwa benshi. Hari umuntu wahishuye ko aya mavuta iyo baguhaye abatongeramo abadayimoni yisize, ahubwo birahuriyeho abadayimoni. Urimo urashobora gukurura ki abadayimoni? Iyo yaguhaye amazi ngo yasengere ngo yanyagije mu nzu ngo abadayimoni baragenda, ngo byirukana ngo abarozi ngo n'ibindi, barakubeshya. Ahubwo uko ubikora, kuko urimo gupfobya imbaraga z'Imana, uri mu bujiji n'ubuyobe, uri kurushaho guhamagara izo mbaraga za kidayimoni, uri kwireherezaho abadayimoni, uri kwishyira mu kaga kurutaho. Siko imbaraga z'Imana zikora. Uyu muntu twasomye Yesu yakijije umwana w'umutware, nta manevure zindi yakoze. Yaramubwiye ngo genda wizere, umwana ni muzima. Nawe dukurikiye none wakwizera, uburwayi bwawe ubwawe ukabusengera bugakurwa. Nahishuriwe ko nta bantu runaka basigiye ibyo bintu. Buri muntu wese wizeye arabihabwa, izo mbaraga abasha kuzihabwa. Petero yarabwirije kuri Pentekote, byakozwe ibice bibiri guhera ku murongo wa mbere, abwiriza hiyana ibintu bitatu ku munsi wa Pentekote, Mwuka Wera yamanutse. Aravuga ngo iri ni isezerano ryasezeranyijwe abantu bose bizeye Kristo, n'abandi bazizezwa n'abo ngabo kubw'ijambo ry'Imana bazahabwa iyo mpano y'Umwuka Wera for free, n'ubuntu. Ntabwo Umwuka Wera ugurishwa, ntabwo imbaraga z'Umwuka Wera bishop yaziguhesha, pastor yaziguhesha, oya. Ntabwo ari umunani, ntabwo ari ibintu by'uruhererekane mu muryango, oya. Wowe ku giti cyawe iyo wizeye Imana, izi mbaraga zikuza
ibyo bitangaza wabikora, abarwayi wabasengera bagakira, indwara kandi zose bisaba iki? Kwizera gusa, kwizera byonyine nawe ubwawe wabikora. Niyo mpamvu mbabwira ngo ntabwo dukwiriye kwiruka turiruka inyuma y'abantu ngo baduhanurire, ngo badusengere. Dukwiye kwisengera natwe ubwacu, kuko umwenda ukingiriza ahera wacitsemo kabiri, kandi buri muntu wese yemererwa kugera ahera h'Imana. Munyemerere tuzi ikiganiro cyo kuba kirekire cyane. Tubonye ko ibitangaza bibereyeho kugira ngo abantu bizere Imana kandi bakizwe. Hari imirongo myinshi Bibiliya ivuga ibitangaza byagiye bikorwa na Yesu ubwe ndetse n'intumwa ze. Rero kantu hamwe yabatumye muri Luka ibice 10, ngo abatuma 70 ngo baragenda ngo birukana abadayimoni, ngo hanyuma bakiza n'abarwayi mu izina rya Yesu. Ngo ariko ikintu cyabatangaje ni uburyo ngo birukanye abadayimoni mu izina rya Yesu bakagenda, kuko n'ubwa mbere bari babibonye ko nabo byashoboka. Baza batangara abwira Yesu ngo uzi ko natwe byakunze twirukanye abadayimoni mu izina ryawe bakagenda bakatwumvira. Yesu arabwira ngo ntimwishimire yuko abadayimoni babumva, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Arabwira ngo nabonye Satani amanuka ameze nk'umucyo ajugunywe mu isi. Bivuze ngo Satani yihindura marayika w'umucyo. Satani akora mu buryo bw'umucyo. Udafite ubwenge bw'Umwuka Wera ushobora kuyobera muri biriya bitangaza by'abo banyamadini kandi ugiye kurimbuka, kuko ntabwo basenga Satani, oya, bavuga ko basenga Imana, bakavuga za ndimi zabo, bagakora ibitangaza, bakagaragura abantu hasi, abantu bakaruka, abandi bagacira urufuzi, abandi bakinyaraho. Ibyo bidayimoni byo muri urusengero birimo birabaniga. Noneho abadasobanukiwe uburyo imbaraga z'Imana zikora bakagira ngo ni ibitangaza birimo gukoreka, ngo abantu barimo barabohoka, ngo ni deliverance, ngo imyuka mibi iri kubavamo, kumba ahubwo bari kubibashyira. Wowe dukurikiye, ni umwanya wawe wo guhitamo kwizera Kristo, kuko niwe wenyine utanga ubugingo. Ni umwanya wawe wo guhitamo gusaba ko Kristo aguha izi mbaraga z'Umwuka Wera agakorera muri wowe. Igihe tugezemo n'igihe kigoye, aho abantu badafite izi mbaraga z'Umwuka Wera bazatagangazwa n'abanyamadini buzuye ubugome, buzuye kurimbuka, bireherejeho abantu kugira ngo babashe kwibonera inyungu z'amafaranga n'ubutunzi, hanyuma bajyana ubugingo bwa benshi muri Gehinomu. Nyemerera nsoze ikiganiro. Ndabashimiye ko mwadukurikiye, ndabashimiye ko mwakoze subscribe kuri channel, ndabashimiye ko muduha ibitekerezo muri commentaire, kandi abafata umwanya wabo mu kureba ibiganiro byacu. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Twongeye gushimira Uwiteka Mana nziza, tugushimiye ko wabanye natwe mu iki kiganiro. Tugeze mu gihe cy'umwijima, isi igeze mu gicuku, abantu barahumirije, abantu barasinziriye. Ijambo ryatuye ngo abanyabwenge barasinziriye n'abapfapfa barasinziriye. Aho umuntu akabakaba, ariko turagushimira ko twebwe waduhaye Umwuka Wera tudakabakaba. Senge abantu bose dukurikira kugira ngo nabo bagire neza, bahabwe iyo mpano, bahe kwizera, bahe gukizwa, bave mu bigare by'abanyamadini bagiye kubarimbuza, bakurikire wowe wenyine kuri utanga ubugingo. Ndagushimiye ko wabanye natwe mu kiganiro dushoboje. Twizeye mu izina rya Yesu. Amen.